Shalom, shalom, nshuti za Resi Therapeutique. Uyu ni wa mwanya wacu w'isomo ry'ubuzima. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza ko Imana yagushyizeho ikimenyetso. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abanjye ndabazi, ngo bafite ikimenyetso, ngo cy'amaraso Yesu yameneye ku musaraba. Hari ibimenyetso rero wowe ushobora kwibonaho, kwimenyaho, bigaragaza ko Imana yagushyizeho icyo kimenyetso, uri umwe mu bo yavuze ngo abanjye bafite ikimenyetso. Ibi ntabwo ari byo gusa, ntabwo birangiriye ahangaha kuri iyi lisite ngiye kuguha, ariko niba ufite ibi bimenyetso ngiye kuguha, umenye ko Imana yagushyizeho ikimenyetso kandi umenye uburyo bakirinda. Sinye ya mbere igaragaza ko Imana yagushyizeho ikimenyetso cy'abana b'Imana, turayisanga mu Bagalatiya 5:22. Haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Ikintu cya mbere kiranga ko ufite ikimenyetso cy'Imana ku ruhanga rwawe ni urukundo. Urukundo ni ikintu kidasanzwe, ni sensation yo kumva ko ufitiye impuhwe abantu bose. Uyu muntu arangwa no kumva yafasha buri wese, arangwa no kumva yaba umuntu abandi bareberaho. Uyu muntu ahinduka umujyanama mwiza, ahinduka umujyanama mwiza, ahinduka umuntu ushobora kwitangira abandi. Uyu muntu arangwa n'amahoro, uyu muntu agwa neza, uyu muntu ahantu ari hose ntabwo konfuri azemera. Ni umuntu urwanya konfuri mu buzima bwe bwose. Nubwo Satani ashobora kuzimuteza, ariko ahantu hari konfuri ntabwo hatuma agwa neza. Ntabwo ashobora kwishimira kuvuga nabi mu buzima bwe. Yumva iyo avuze nabi bimuvuna, yumva bimubangamiye cyane. Ikintu kibi cyamubangamira mu buzima bwe ni ukuvuga nabi. Icyo gihe yanababara, yanagira agahinda kubera ko yavuze nabi. Uyu muntu rero kuko aba yarahamagawe gusakaza amahoro, kuvuga Kristo mu bantu, uyu muntu akenshi nyine ni nayo mpamvu ahantu ari muri environnement ye ahora aharanira ubumwe, ahora arangwa no kubasha kumvikanisha abantu kugira ngo bakorere umugozi umwe, kugira ngo bahuze, kugira ngo bajye inama. Mbese agira environnement ikundana mu buzima bwe. Ikintu kimuranga environnement ye aba yumva yayibibamo urukundo. Uyu muntu rero ufite uyu mutima, kandi uyu mutima uba wumva ari uwawe, ntabwo ari ibintu uba wumva witeramo. Nibiba ari ibintu byawe. Nubona rero ufite uyu mutima, uzamenye ko ufite ikimenyetso cy'Imana ku ruhanga rwawe. Imana ikwishimire. Ikimenyetso cya kabiri turagisanga muri Esiteri 2:17. Haranditse ngo umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira faveri ku buzima bwawe, ni ukugira ubwiza bw'Imana kuri wowe, ni ukuba wumva Imana yaragusize, ukagira igikundiro, ukabona ahantu hose uri ufite igikundiro. Mbese amavuta y'Imana kuriho. Ushobora kubona ama opportunité mu buryo utakekaga, ushobora kubona amahirwe mu buryo utakekaga. Mbese ubona ahantu hose uri hari amavuta yo gukundwa, ubona hari amavuta y'ubwamikazi cyangwa y'ubwami akuriho. Ubona ushobora kuba suteni, ushobora gutungurwa no kuba suteni n'umuntu ukomeye cyangwa se mu buryo utazi, mu buryo utakekaga, ariko nawe ubona usa nk'umuntu ugira amahirwe. Ubona uri umuntu urangwa n'amahirwe, ubona uri umuntu urangwa n'ubuzima busa nkaho buri kukorohera ukuntu. Nubona ufite iyi favor, aya mavuta y'Imana kuri wowe, uri umuntu ubona muri wowe ushobora no gukurura
abantu bakomeye, ahantu utigiriraga icyizere ukabona birakunze, serivisi wagiye gusaba ukabona uri kuyibona mu buryo utakekaga, ukabona wabonye akazi mu buryo bw'ibitangaza, ukabona wabonye fiyanse mu buryo bw'ibitangaza, ukabona ibintu byawe byose bimeze nk'ibitangaza by'Imana. Ujye umenya ko amavuta y'Imana akuriho kandi Imana yagushyizeho ikimenyetso cy'abana b'Imana. Icyo gihe ndakubwira icyo uzakora kugira ngo icyo kimenyetso uzakomeze kukirinda. Ikimenyetso cya gatatu kiri muri Zaburi ya 91. Iyi Zaburi uyisome, ni Zaburi ya protection. Ikimenyetso cya gatatu kiranga ko ufite ikimenyetso cy'Imana mu buzima bwawe ni uburinzi ndengakamere, ni uburinzi bw'Imana bugendana nawe. Ushobora kugenda mu bantu, muri taxi, mu modoka, igakora accident grave ariko ukava muri muzima. Ibibazo bishobora kuba mu buzima bwawe, intambara nyinshi z'urudaca, ariko igihe cyose ukabona Imana irakurinda. Hari ikintu muri wowe kigukomveka ko uburinzi bw'Imana bugendana nawe. Nubwo uhura n'ibikomeye byinshi, nubwo uhura n'ibigoye byinshi, barakuroga, barakugambanira, baraguteze, ariko igihe cyose ubona urinzwe. Hari ikiganza cy'Imana ubona kitakurekura, hari uburinzi bw'Imana ubona bukuri hafi. Iyi Zaburi iravuga ngo ntabwo ikigoyi cy'umugoyi kizagushobora. Iyi Zaburi ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uyu muntu ahora ari mu gicucu cy'ishobora byose. Iyi Zaburi ikwereka yuko hari ahantu uyu muntu aba abitswe. Ni umuntu udakorwaho, igihe cyose ahorana ubutsinzi. Imana ikwishimire niba ufite ikimenyetso cy'uburinzi ku buzima bwawe. Uyu muntu urinzwe rero, ikintu kimuranga cya mbere ni uko ahorana icyizere. Ntabwo agira umutima upapa mu buzima bwe, ntabwo ahagarika umutima, ahorana amahoro muri we kuko azi neza ko arinzwe. Nta kintu kijya kimutera ubwoba, nta ndwara z'ibyorezo zimutera ubwoba, nta nzara imutera ubwoba, nta bintu bimutera ubwoba. Ibintu byose ahora azi ko arinzwe, ibihe byose ahora yizeye Imana, ahorana icyizere kitarangira kubera ko ari siresiteriteke, arinzwe n'ikiganza cy'Imana. Ikimenyetso cya kane ni fasilitation. Imana isa nk'ikorohereza ubuzima. Imana imera nk'aho iri kukorohereza ubuzima. Imana niyo iyobora intambwe z'ibirenge byawe. Iri jambo turarize muri Yesaya. Imana niyo ikuyobora. Ubona uri kuyoborwa n'Imana mu buzima bwawe bwose. Ubona umeze nk'aho ubuzima bwawe bugenda bworoherezwa. Ushobora gukora proje abandi bananiwe. Ushobora kubaka inzu mu buryo budasobanutse abandi zarabananiye, ariko wowe urafasiritwa, ukayoroherezwa, ukubaka, nawe ukibaza umuntu byagenze. Ubona akazi mu buryo bwose, ubona hari fasilitation, ubona hari izindi mbaraga zigufasilita, ubona hari kundi kuboko kugusunika. Nawe ubwawe ntabwo ubuze aho kwaturutse, ariko ubona usunikwa, ubona woroherezwa. Aba bantu bakunda gucreate relation zikomeye, relation ziri significative, bakagira inshuti z'umumaro, bakagira inshuti z'umugisha. Ashobora gukora ibintu abantu bagatangara, bakibaza uko yabikoze, nawe ubwe kandi ntabwo abazi ukuntu byagenze, ariko bafite ukuboko kumufasilita mu buzima bwe. Niba iki kimenyetso ukiyumvishijeho rero, c'est fort probable que ufite ikimenyetso cy'Imana ku buzima bwawe. Ikimenyetso cya gatanu ni success ya victoire. Uhora utsinda, uva mu bwiza ujya mu bundi, uva mu butsinzi ujya mu bundi butsinzi. Turabisanga mu Baroma bice 8 umurongo wa 37. Haranditse ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Tugenda tunesha. Kunesha bikubera umugabane. Ugenda unesha kimwe, ejo ukanesha ikindi, ejo ukanesha ikindi. Ushobora kugira reho ereba, ukagira amatake, rimwe na rimwe ukiheba, rimwe na rimwe ukarira, ariko igihe cyose ubona hari ubuneshi, ubona hari ubutsinzi. Ugenda urushaho kuneshwa
nako kunesha. Muri Kristo Yesu turabanesha ndetse no kurushaho. Ikimenyetso cyo kunesha rero kiragukurikira ahantu hose. Ikimenyetso cyo gutsinda kiragukurikira ahantu hose. Imana igenda igutsindishiriza mu mpande zose z'ubuzima. Imana igenda iguhagarara mu mpande zose z'ubuzima. Ugenda ubyiyumvamo, ugenda wumva nawe uri umutsinzi ku buryo utazongera kugira ubwoba mu buzima bwawe. Ikimenyetso ndangirijeho ni ikimenyetso cyo kugira kuraje ndetse n'icyizere cy'ubuzima, kudacika intege ndetse no kwizera Imana. Uyu muntu ntabwo ajya acika intege, ibintu byose yumva afite ikintu kimusunikira kudacika intege. Ntabwo apfa kurekura, ntabwo apfa guhagarika umutima. Iyo kimwe cyanze akora ikindi, iyo akazi kanze ajya gushaka kandi, iyo bamwirukanye mu kazi ntabwo acika intege, abazi ko ariho agiye kubona kandi kazi keza. Iyo fiyanse amwanze ntabwo acika intege, abazi ko ari opportunity yo kubona umukunzi nyawo. Iyo atandukanye n'uwo bashakanye ntabwo arwara depression, abazi neza ko ari igihe Imana imuhaye cyo kuzakundwa neza akabona urukundo rw'abashakanye. Uyu muntu ahora afitiye Imana icyizere, uyu muntu ahora abona ko ibyiza biri imbere, uyu muntu ahora abona ibintu muri sense positive. Niba ari wowe rero ufite iki kimenyetso, urasabwa ibi bintu bigera kuri 2 cyangwa 3 cyangwa se ubibimbure muri kimwe, ariko urasabwa kurinda iyi mpano, iyi nyenyeri, uburinzi bw'Imana, iki kimenyetso cy'Imana kiri kuri wowe. Urasabwa guhorana ubuzima bwo guhora wejejwe, ubuzima bwo guhora wihana, ubuzima bwo guhorana n'Imana, ubuzima bwo guhora usenga, ubuzima bwo kwicisha bugufi, ubuzima bwo kutiyemera, ubuzima bwo gushyira imbere abandi, ubuzima bwo gufasha abandi, ubuzima bwo kubana n'abantu ndetse n'Imana neza. Iki nicyo kizatuma iki kimenyetso cyawe kirindwa, kubera ko iyo utakirinze mon cher ami kikuvaho. Iyo ugiye kujya mu byaha, gusa mu bintu n'Imana ikurinda n'ibyaha. Iyo washyizweho kino kimenyetso, ibyaha biragutinya. Uko abandi babikunda, wowe ntabwo ubikunda. Ariko nanone hari icyo ugomba gukora, ubuzima bwo guhora usenga, ubuzima bwo guhora wicisha bugufi, ubuzima bwo guhora ushaka gushyira imbere mugenzi wawe, ubuzima bwo kutiyemera. Kubera ko abantu bashyizweho kino kimenyetso bagira impano yo kuba bakora projet zigatsinda cyane. Bashobora kuba abantu rwose bashyira ikintu kidasanzwe mu isi, bashobora kuba abantu bahinduka, abantu bakorera Imana, bakiyangaje mu murimo w'Imana kandi bakakundwa, bakemerwa. Birashoboka abantu bashobora gukora ibitangaza, ariko kandi urasabwa kutiyemera, urasabwa kwicisha bugufi, urasabwa gukundana, urasabwa kubahana, urasabwa gushyira imbere mugenzi wawe mu cyimbo cyawe. Imana iguha umugisha rero. Ndagukunda wowe watoranyijwe n'Imana, wowe washyizweho ikimenyetso cy'Imana. Ukomeze ukirinde kandi ukomeze ubane n'Imana neza mu izina rya Yesu. Amen.